nakubazaga umukobwa bita ifete niba wamubonye naramubuze byose use mpaba numbwire ndakora iki ni ahantu nahigiye ako si undi mana ako ndagaswe nageze ako se mayi karabaye kwamenye nka data tsingwa n'imana yari yije ipuse y'abandi yakatsindwa akose ahasi nono nayobye ba arahira harafunze aramuka yitaza gupfira sigota kwa mahosha cyane no ndiyahure no yiwe kavera sigona ntakora ryo mwe cyama nyina bana ryo mwana bratse ngo nguki yarimutse ivete yimukiye mbabari mbwire rwose ambe ibibazo no mugahuye nabyo tumusanze mu nzira yigaragura n'ibiki ngo abuze mukwa tuvete ngo amurira amafaranga ngo banze umuganizo mugabo asanga inkuru yawe ariyo ijya gusorezwa kandi kagena neza mbose ndakwinginze mbabarira umbwire jewe naraye amajoro yose muri rondo kugira ngo uyu mukobwa ndebe ko nzamubona sibyo ngo mu dufaranga twara mu amafaranga yanjye 400 yarabiriye ngiye mbabarira byibuze nahatuye byibuze naho yimukiye ndakwinginze wamunyereka mutari mudira mu uriye nk'ingumi wakishashije sukari gazize se mwereke vino undi waji kameramani urampaza iki mvaze tukubaze none ndabigenza gute mwana kota mvaze asemuta mbanze amafaranga yanjye ugasidadi byose buri rondo yandiye amafaranga Abanyarwanda bose ako mutari mudira mu uriye nk'ingumi wakishashije sukari gazize se mwereke vino Niba makuru ako nk'imyenda romana yawe se kandi umuntu azahita anabinyweza buriya yewe mfite ikibazo cy'uko umukunzi wanjye yangatera namubuze none ibinyendaro birimo birazifatiraho mana yanjye nakubazaga umukobwa bita ifete niba wamubonye naramubuze byose aho mwibi binyendaro mana yanjye ibi binyendaro
nyine urumva andi witwanjye amaze kundi witwanjye urumva nyine nanjye nta kuntu nakoze kugira ngo munyige mpaka sibyo bamwita ivete sibyo byibuze mbabarira undangira ahatuye sibyo noneho urumva ndara amarondo mbese ntacyo nakoze kugira ngo muyige mpaka mubonye use mbabarira umbwire ndakora iki ni ahantu nahigiye ako si undi mana ako ndagaswe nageze akoze mayenga karabaye umeze bite nubwo nyihagera umeze bigenze bite we urambaza iki mana urakurikiye kigali itabi ni itabi cyangwa ni amarozi ni amarozi se bimeze bite muvandi ni sawa ni sawa byagenze bite se rido nido mumbabarira cyane njyewe rido nido mfite ibyo ndi kwikorera ngo nguki nase byagenze bite cyo komene tuze kuna kamwa ngo cyo ngo akurikira umuntu wasaze byagenze bite yego mbani ibintu naho ariko roho n'ibiki se bimeze bite jewe sibyo ikibazo mfite yego urabona gutya njyewe umukunzi wanjye naramubuze twarakundanaga ugaza kundira ubuceri bwanje arankwepa kandi nanjye ngomba kumushaka mpaka hano muri iyi karitsiye mpaka mubona atuye sura hasi bakoranye kandi aba muri no karitsiye bambwiye ko aba muri no karitsiye ariko atuye ntabwo nshobora kumuhiga mpaka mubona amaherezo nayahe cya umva ndagaswe amaherezo kumuhiga mpaka nise wamwihoreye ako wambabariye kamerama urambaza iki turimo turigenda byagenze bite wasaze cyangwa uri muzima reka mbanze njye ndi muzima ngo amakuru muri muzima none njyewe ngo amakuru njye wigaragura hasi mwana ngo wambabariye mumbonye nigaragura hasi njyewe ibyo nshaka ndabizi mumbabarire cyane abakurikira Kigali News 5 ku murongo TV tugira duhura na byinshi bitandukanye kwamenga dot ngo ni imana yaregereje ipuse y'abandi yako tsino kose none nayobye ba arahira harafunze abanyara kwa mutabazi ariko amagara yo ngunda bone Kigali kwisigaye afite abasazi benshi agaskegeye mugabo ikintu wambabariye mwana urambaza iki uri muzima koko taha mwana we uruka kwigurira kwa Kigali mwana wambabariye urambaza iki niba yarakure yarakwemeje wambabariye mwana barase reka kugira n'umugabo ivemo nimbara yarari ngo yaramuri yarakwemeje nyine ndage yarakwemeje ntago ari ukubera ubudage wapanze kujya mu mago nuko muhereza ibumbi byanjye magarane araryama avuga ati mbonye umugore ni umugore pe ngomba kumwizera byibuze buri kamwe twagenda tugapanga njye numvaga ko ibitekerezo duhujije ibitekerezo cyane aravuga atanahagarara hamwe yarari kabi wavuze karangiza bajya barya abandi kurya kamwizeza urukundo ngo tuzabana ngo niki ibyo bireze ariko ibyo bireze ariko ihangane mwana utabu jya guhinga mwana mwihorere kose kurebera ruguru iriya mwana bakoreye muri hese arakaye mu mashyamba nta nuguze naho ugiye mukamu ya motari ntabwo yemo kwibongoza wari wamwishe umeze sanzwe kaduha makuru ndi bimeze bite ubundi banyura hagana he banyura hagana he waturutse he banyura hagana he sema waturutse kurahiye mwababariye mwana murambaza iki yego kenza ndabona waturutse he sha ase mwana murambaza iki mwana mwababariye mwana waturutse he sha aho naturutse ntabwo wakureba ni mu cyaro ariko kameramani ese njyewe ndimo rigende njyewe urambaza iki Abanyarwanda bigize ibiki mwana umuntu arabasuhuza mugahita mwigira abantu badanje ase jewe nashaka kubabaza ikibazo wambabarira
ubundi abantu wajya ureka abantu b'abandi igihe aho wari ugiye abantu babazi abakutabazi urabashakaho iki neza uragarukira he aho ugarukira ntabwo wakureba amazi narakugomba rwose Ewe nawe ntabwo uri muzima wa muntu nawe yara ase mwambabariye mwana mwaretse kunyirukanka inyuma nimba muri abanyamakuru twebwe tubatashye shaka views tubwire iwanyu twebwe tubwire iwanyu ni hehe tuturuke iwanyu ni naho nabereka nyina tubwire nabereka bitewe nuko mushobora kuba muri ba maneko mwebwe uri kwimana urashaka amakuru uturuka he amakuru ugenda ibubare abanafashe barana kayongoza arimo kuyayongoza abadukwiye mukora subscribe gusa kuri Kigali neza 150 uturuka he ibyo ngibyo ese nimba waramuhaye amafaranga yagukoza mu mufuka cyangwa kwishaje urukundo waramwihe wasa mwana nasangiye wasanga mfata kubaza wasanga nawe ukonyoye kanga no kuhereza ari uko yewe nifitiye ibibazo byanjye ibibazo byawe biheze umuntu murimo muramvangira ufite ibihe bibazo ibibazo byanjye ntabwo k'amafaranga wayitangiye urabona kirutse kimo kiruka ukabona kiguye hasi kavuga amafaranga yarayitangiye ibibazo byanjye ntabwo bibareba mu mbabari bariye cyane kandi mureke agenze ndabona ari umuko yitaza gupfira siko utakamosha cyane no ndiyahuye none yiwe habera sikona ntago rajya mwe cyama nyina ntago rajya mani hano ntago najya ngiyewe rakada hano muzeruka karaka wambabariye bazamutoka bivamo ibyo birimo urimo wabaye ibyo binogo se tujyora katuzenguruke utangiye kuba seriye ndabona bito kirananiwe none ashaya warushya hera mu gitondo ugiye atakanda wakomeretse agatoki karimi yerekana kareba agatoki karimi ry'urutoki rwanjye ko bitabareba nyine banza mumwe rutoki rurimo iki niba kurya bibareba mani yereka rugiye ikindeba n'umukunzi wanjye ntabwo mwebwe kandi wamubuze taha nyine ujya guhinga cyangwa ujya kurya urukundo ni mu mwibuke mu mintu ukunda nari ryageze ukaba bwoko bubi isinzagera kwa muganga mutabazi ishari ni ishyano kanagenda ikibazo rero kuvuza umuntu birakunda ariko ikibazo ni kimwe urwangaro bamuteye umva se urwangaro buri umva ukuntu bimeze iyo wahaye mu mafaranga ngo mukayasangira ntabwo bijya bikunda ko akuvuza ese nimba bara yaguhayeho yagwaye izuba ntiyakirangije iki ngiki mutabazi yagifashe sembese agiye kumuka mu gipangu cyo bandi rebe arimo arareba ahantu agahita hacu arasha ikintu ni igisazi mwambabariye cyane mwana mwambabariye arahise no kuganukireho ikibazo cyakate arasha ahantu ho kumanuka hanaguye mugabo umva se wambabariye mwana nka data turishakira views twebwe turashaka inkuru saka views kandi ugomba kutubwira njyewe inyungu ndibubone ni iyi inyungu wowe komeza ushaka umukunzi wawe tubonye umukunzi wawe rubaye ibyo twanamwibariza yego yaba ari fresh ngo ni Ivete ninde Ivete yako nasabitwa gute yako nasabitwa gute shayi bya mama na papa ntabwo bibareba mwana situka mukakare nimbabazi ubundi uturuka he wanyuni kibaye betwe gitarama yego uyu nguyu naje n'urutsi igikona igikona uri gitarama hano turi gitarama hano ngaho turi gitarama hano hano sina n'ahantu nta nubwo hazi mbese bamba amaya uretse no kubahiriza ibintu biti vyo turamuzi wambabariye kambwira ko wambabariye ko ari umukunzi wanjye nabuze cyangwa n'uyu mwana oya uyu ni umwana akaka n'akana se bundi mwajya bazamfunga mujye mumbabarira mwana kankubwire rero ngewe igitarama se nahamenyereza inzira zose nziza ndabona dutangiye kujya ahantu hatari tutazi twisubireyo dukomeze akazi kacu mwamfashaga iki mwana ko nta kintu wumva se ngewe mu munota umwe nkubaza akantu urumva mumbabarire cyane mwana jewe mwiriwe neza
amakuru yanjye ababazaga nta mukobwa witije sibyo buriya mugabo afite amakuru uwo mugabo afite amakuru wowe iki mugabo yarahari byagenze bite buretse ngo nguki urabona sibyo yarimutse ivete yimukiye mbabarira umbwire rwose ndakwinginze umva ibibazo n'umugabo ahuye nabyo tumusanze mu nzu yigaragura n'ibiki ngo abuze umukobwa ufite ngo amurire amafaranga ngo banze umuganizo umugabo asanga inkuru yawe ariyo ijya gusorezwa kandi ikagenda neza umva ndakwinginze mbabarira umbwire jewe naraye amajoro yose muri rondo kugira ngo uyu mukobwa ndebe ko nzamubona sibyo ngo mu dufaranga twawe mu amafaranga yanjye 400 yarabiriye ngiye mbabarira byibuze naho atuye byibuze naho yimukiye ndakwinginze wamunyereka barabagera ariko senzana yo mu cyari kwara habasi usunzamukura hewe nta makuru uvuga ngo twari twapanze ubu muha ibiceri wenda kugira ngo ajye kureba nyine nk'utundi tuntu twadufasha nyine mbese arangije agenda agiye nicyo kintu njye nicyo kintu kimbabaje rero ngo bose aho yabaga inana yaramubona wivetse ko yarimutse niba yarimukiye ku isi ya cyenda isi ya cyenda ubwo ni hehera ari hafi na Nyabugogo amaye rubazo mana yanjye ubu navuye he igikondo nje hano Nyarutarama unamubuze ku gikorwa gitarama ashaka umuntu wamubuze ntabwo ndi bwiyahure mana ihangane bitahira n'akagege twitahira rero ntazi ibyawe